ikaze nanone inshuti bakunzi bacu, muhawe ikaze, turabakunda cyane aho muherereye hose. Nizere ko mumerewe neza. Uwiteka akomeze abandebere icyoroshye, Uwiteka akomeze yivange mu byanyu, Uwiteka akomeze abagirire neza. Ni ukuri turabakunda cyane, niyo mpamvu duhora tubasaba inkunga yo gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Wowe utarayikora yikore, kandi n'uwayikoze Uwiteka akomeze ingingo zawe, Uwiteka akomeze akurindire ubuzima, akurindire ubugingo. Kandi nanone mbibutsa, uwaba afite ijambo ry'Imana yakwifuza kutugezaho, twamuha ikaze kugira ngo tubeho mu isi ihumurizanya, tubeho dufatana urunana. Uyu munsi nifuje kubagezaho amagambo yo guhumuriza umuntu usuzugurwa cyangwa udahabwa agaciro na bagenzi be bitewe n'ubukene, bitewe n'imibereho aba ari kunyuramo. Nshuti yanjye, ntukemere ko ubukene bwawe bukubuza agaciro ufite, cyangwa ukinagaze bugushyire hasi. Ntihazagire n'umuntu n'umwe ukubwira ko utari uw'agaciro kubera ubukene. Ntukemere ko amajwi ya shitani akuganza. Ni ukuri uri uw'agaciro imbere y'Imana. Ubukene ntabwo ari karande, ubukene nta nubwo ari bwo bwatuma uta agaciro. Kuba udafite byinshi uyu munsi ntibivuze ko nta gaciro ufite. Abagusuzugura babona ibyo utunze bikeya, babona ko utunze bikeya, ariko Imana ibona umutima wawe, amarira yawe n'imbaraga ukoresha uhangana n'ubuzima. Bityo rero ntawe ukwiriye kugusuzugura, kuko uba ufite ubibona niwe uha bose, nawe isaha nigera uzahabwa. Ibi bihe urimo si byo bizagena ubuzima bwawe bwose. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye, ariko ejo hashobora kuzana impinduka utatekerezaga mu buzima bwawe. Ntukagire isoni zo kuba uri mu bihe bikomeye. Isoni si ubukene, kandi ubukene si icyaha. Amina. Iyo abantu bagusize hasi cyangwa iyo abantu bagukandamije, Imana iba ifite ukuboko kwawe, niyo iba ifite urufunguzo ku kibazo icyo ari cyo cyose uri gucamo. Kabone n'ubwo washyirwa hasi kajana n'abantu, igihe kiragera ukuboko kw'Imana kukaguhagurutsa. Iyo bakubwiye ko ntacyo uzageraho, wibuke ko ejo hawe hatanditswe cyangwa hatagenwa cyangwa hatanditswe n'abantu. Ejo hawe pe, cyangwa ejo h'umuntu, ejo hanjye, ejo hawe ntabwo handitswe n'umuntu. Kimwe n'uwo nguwo uba ushaka kugukandamiza, ejo hiwe ntabwo haba hari mu biganza by'undi muntu. Ntihazagire ugukangisha ko uri umukene, kuko isumba byose irebera abantu. Komeza gukora, komeza gusenga, komeza kwizera. Agaciro kawe ntikagurwa n'amafaranga. Nshuti zanjye, gusenga bihindura ubuzima. Buri wese aba afite ubuhamya bw'ikibazo gikomeye yahanganye nacyo, kandi bikacamo neza biturutse mu gusenga, mu gukora no mu kwizera. Reka dusenge. Data wa twese, ndagusaba uyu munsi ngo urebe uyu mwana wawe uri mu bihe bikomeye. Wabonye amarira ye, wumvise amagambo amubabaza, kandi uzi n'umutima we urimo gucika intege. Mwami, mukomeze kandi umuhe imbaraga zo kudacika intege. Aho abantu babonera ubukene bwe, wowe ubone nk'umuntu ufite agaciro imbere yawe. Mukize ibikomere yatewe no gusuzugurwa, umuhe amahoro mu mutima, umuhe ubwenge bwo gukomeza, kandi umufungurire imiryango y'amahirwe n'imigisha. Ntukemere ko ubukene bumubera iherezo ry'ubuzima bwe. Mwami Imana, ndakwinginze, mufashe kubona icyo akora, umugire neza mu byo akora, kandi umuhe abantu bazamuba hafi aho abandi bamutereranye. Mwami, hindura amarira ye abe ibyishimo, gucika intege kube imbaraga, kandi ibihe bikomeye arimo bibe ubuhamya bw'ibyo ushobora gukora. Mwigishe kwizera Data, ndakwinginze, ko agaciro ke kadashingiye ku byo atunze, ahubwo ko afite agaciro kuko yaremwe nawe. Mu gihe abantu bamubwira bati ntacyo uri cyo, mwereke ko wowe uvuga uti ndi kumwe nawe, ntutinye.
Mwami Imana ukomeze abatenebutse, ukomeze imitima yihebye, ukomeze abafite abarwayi, ukomeze ingingo zidafite imbaraga, abo bose ubigaragarize Mwami Imana, ababuze epfo na ruguru ni wowe Karuhura, ni wowe utanga igisubizo, tubigusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina. Inshuti bakunzi bacu, niba wizera Imana, niba ukunda ijambo ry'Imana, ntutambuke utakoze subscribe kugira ngo biduhe imbaraga zo gukomeza kubana natwe. Uwaba ufite ubuhamya ni karibu, uwaba ufite ijambo ry'ihumure yageza kuri bagenzi be ni karibu, nubwo iyi cano itarazamuka, hamwe no kwizera izagera kure, kabone nubwo byakumvwa n'umuntu umwe, ariko igihe kizagera byumvikane, kandi si ngombwa ko byumvwa n'abantu benshi, nubwo wenda ari umumaro kuri twebwe, ariko umuntu umwe imbere y'Imana aba afite agaciro karuta ak'abantu benshi badashoboye kumva ijambo ry'Imana cyangwa kurishyigikira. Umwe naryumva rikagira impinduka ku buzima bwiwe, icyo gihe mu ijuru hazavuga impundu. Ngakomeza mubane natwe, mukomeze mugire ibihe byiza, Uwiteka akomeze abarinde. Bye bye. Ahari kurira byararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kwirirwa urira, bwacyo ukirirwa useka. Ushobora kwirirwa ukennye, bwacyo ukirirwa ukize. Uwiteka akomeze abane namwe.